mbese inzozi zahinduka impamo rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe ziba ukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo akunda kwema kandi kumita no kindi mukumbuzo w'isoni mfa kugira ikintu kinzanye ko nta n'umuntu utandukanye hano akona uwo mukobwa ubu ufite ubwenge cyangwa umusazi. Mama niba nibuka neza ndabufite. Ntago wibuka kuko iyo zo kuba wibuka wari kubuka neza ko ntabwo ufite. Ubundi mu bwenge bwawe umuntu ngana gutyo ko umuntu utari intumbi ntoya abana babiri bo mu rugo rumwe bakunda gute. Niba utari inkungu niba udashaka roza abana banjye cyangwa urwaye sida ukabumva wamara umuryango. Nyesari ikintu Nonese nimba nta kintu dupfa mbwira ukuntu wakunda abana babiri bo mu rugo ukaba ugiye kuzatuma abana banjye bicana muzabarya se muzabazana mu bashyira muri firigo mujye mukataho. Mama ntabwo nzi ikintu ntabwo nakwambye ntabwo ndi nyoko niko nakubwiye nyoko rika gacecu katagira ikinyabupfura njya urangiranya na nyoko. Mama reka nkubwize ukuri ntabwo waje wanyika kwakira. Yego nzakwiyereke ubundi we tugende mwakirana. Nene nkakirena nigeze ngusaba kunyakira wowe nigeze nsaba iwanyu ngo munyakire ngenzamwe no kukwiyama gasopo ku bana banjye nimba wabuze aho wiyaho uzajya mu hano kubitwa n'imodoka cyangwa uzajya ufatira yo gutwara uyinage mu gikamyo. Wasa kwiyahura kwa kivumvuri uza kudutera umwaka unteshereza abana umutwe. Mama basi reka nkubwire ese nta muntu wigeze kubwira ko ndoga nabyo bakubwiye nzakwice baguhambe nzabikoherereza uryamye nzabwira kivumvuri se ivumvuri ibyo wese gukura mu bwoko. Mama ariko Yvan turakundana nukuri ndamukunda cyane kandi iryo ni ryo shambo nashaka kumva kuko umwana wo kwa kivumvuri tuzabikoreze mu buriri byo birari kubuza kuryama ibyo bivumvuri tuzabikoherereze. Ni nukukorora ndakwiyamye ku bana banjye ndakwiyamye uvuga urukorora n'ubundi wenda abanye umwicaye nuko uri gukorora uzampeye kuri uzabikura. Buriya Kayame mama ngwino hano se mama ko mfite yakubanye njyane agasakoshi akasakoshi usibi ni ibintu byo ngagafunga ni usibi ni ibintu byo kuvuga nibiki se haraho nshaka kunjyana nese ko udafashe isakoshi yawe ndashaka yawe nese ko utayintiye nyishyirira mu kwabi nese nta n'ibyangombwa byanjye ubu birimo byaba birimo bikaba bimaze ariko mana mama ubujyanye n'akadeodora nyine hakitera mwese ni mukitera mbireba harimo mushaka iki se nimo mushaka guhumura nanjye mpumure harimo amakarita yanjye utaza kuyata ntabwo nyatsa sibyo mama warumbwiye ndashaka undepoza ahantu hehe se hari gahunda ngiyemo mama shira agiye kuza gufata imodoka ntago aje rero agasanga ngo aje agasanga idahari ntago ndakubwiye ngo sheri ishyirana n'agahararo vayo hano iyi modoka ntago yavuye mu mutungo w'uru rugo. nsima hari ikibazo kumva ko sheri wawe isaha yose agomba kuzagafata imodoka akagenda akayibyinamo akayibyinishamo abashaka akagenda akayimarana igihe ashakiye
ako ni sheri wanjye kandi ndumva nta kibazo cyo kumutiza imodoka yanjye. Niba wanayimutiza ariko jya umenya ko uyimutiza ku kanya akayigarura. Pani ibintu byo kugenda akayimarana igihe yashakiye. Erega nanjye mankeneye kujya muri gahunda zanjye. Ngiye nta gahunda ngira. Nyisima ubwo umunsi umwe basi reka ngutegere taxi voiture. Tegere taxi voiture. Taxi voiture irantegereza aho ndi buhahira ibijumba, aho ndi buhahira ibitoki, aho ndi buhahira inyama. Nta kibazo ariko araje kuyitwara afite gahunda agomba ku. Wese kuki atagiye kumwohereza amafaranga. Wese kuki atagiye gutega taxi voiture. Ibyo bintu byawe ni ubucucu mwana wamaze kugucurika. Ni nkuko umuntu yagufata akagucurika ubwonko akagucurika mu mwobo. Imana yakohereje. Ndabizi birakubabaje ariko nakundi. Ngo hamagarire umushoferi. Ibise nibyo nshaka. Mbese ushaka iki mama? Si ride ushaka. Ibi ntabwo ari byo nshaka, ndashaka ujye undepoza ahantu nkeneye kujya. Kandi mba nkeneye n'urukundo rw'umubyeyi n'umwana tukagenda tunaganira. Ngaho mbabarira bazi. Ako nakunda. Taxi voiture. Ese ubwo iyo taxi voiture ndayihagarika ku bijumba aho bacururiza amakara nshyiremo. Ariko wibuke ko imodoka yacu ijyamo ibintu byose. Ijyamo umufuka w'amakara, ijyamo icupa rya gaze, ijyamo umufuka w'ibishyimbo. Nta kibazo mwohereje amafaranga ahagije ari butege taxi voiture ko mbabarira kandi nundakarire. Sibyo mama. Nundakarire nayimwemereye kandi urumva si we wambwiye ngo nzajye nyine ngo nicisha bugufi se. Nyine yayiniyembu. Kwicisha bugufi se mwari mwabana? Kwicisha bugufi se bivuga gufata umutungo w'urugo ukawumuhereza akawumarana igihe runaka ashakiye. Oya mama yari yambwiye ngo arabimarana iminsi 2 yonyine. Iminsi 2 saba yayikodesheje. Ako ni sheri wanjye mama. Ntako nakubwiye ngo niba ari sheri wawe ariko ntimuri abana. Ikindi isakoshi yawe nayifashe hari icyo nshaka kukuriraho ngo nkubwire nakari murora. Ira modoka niba unayimutije jye uyimutiza isaha imwe amasaha 2 pani ibintu byo kuyirarana akayirazama abashaka akagenzama abashaka ntabwo ibyo mbishaka. Kibazo ma basi ndaza ko tuyaza kubiganiraho mugaruka kangugeze kwiremba. Irorerere ndiherekeza. Manu ugenda urakaye. Manu ugenda urakaye n'ukuri utagira umunsi mubi. Hari umva. Mfite mu mufuka bibaze ngo nari narubitse ngo mama taza umva yasaze. Thank you kubera. Umve ngo yasaze. Yasarishwe n'iki kandi? Wonsigaye ngo nguhe imodoka ngo ukayimarana iminsi hahiye nyine ubwo. Ese ikibazo kiriye. Ikibazo ukayimarana iminsi ngo ntabwo kiba hano urabyumva nyine kuko ansabye lift ndamubwira ngo ugiye kuza kwitora. Oh, uyu nawe ntesire kankaza nkamutora nkamujyana. Ese urumva yari kukurindira urumva yarakajwe nuko sigaye nguhe imodoka buri munsi. Ese sheri harimo ikibazo se sinzi ngiye kwikwaka. Byumva nyine. Sheri, ni kukubaza. Harimo ikibazo sinzi ngiye kwikwaka. Urumva baby nanjye ntabwo nari kugura imodoka. None se na mama rero. Ni nanjye ni kukuba ko mfite ibyo kwikoresha. I know. Ako nyine uriya mukecuru noneho sinzi ikintu sinzi. Kesha basi ariko nyine wihangane sibyo. Basi genda utaza kuvugana. Tuza kubiganira sibyo? Tubona haribi. Take care.
ariko ndayi reka nkubaze yumbwira ngo uranshaka ukase kumagarika kuri urumodoka rw'uriya mukobwa nanga kubi ushaka kunyenderanya kaza kumagarika nyine ungewe ndashaka kunsobanurira ndashaka kunsobanurira uburyo usigaye ujya mu rugo rw'abandi udahahiramo udakodesha ukajya gutuka umuntu uzamuhamagara umbwire muzane hano mubwire ibyo ushaka kumubwira ko ntabwo ufite uburenganzira bwo kujya reka nkubwire njye nagiye kwiyamanyira ngira ngo aramumbwirira mbonye nyina atamumbwire ndamujya kumwibwira njye biba ntabwo mbishaka ndamyamye ku bana banje ugenda unamumbwirire naranabimubwira hasi ndiko wambyarutse ubundi uri mwiyita umwana wawe gute nakubyaratse se narabikwandikiye ngo urupapuro rukubwira ko nakubyarutse warambwiye yuko ngewe ntari umwana waherekeje abandi rero naherekeje abandi sibyo nk'ibyo nyine uzagenda okay rero uzagenda n'abacyuri noneho uzagenda baraherekeje n'abacyuri yewe naragenda mugana ndamyamye ku bana banje rero muri ujashe bundi aragiye amutunaraho amwitumbaza aratunara umwana wanje nigeze nkwinjira nkubaza ngo uyu mugabo ngo mwashakanye gute nigeze nkwinjira nkubaza ngo bibige twariye ku manywa twashakanye gute ko twashakanye n'umugabo twakundanye turabana urakoze nanjye rero ndekura mukobwa ndamukunda urenge ntago natuma umukunda nkuko iwacu bambwiye bati jya kwa Kivumvuri turabona ari umugabo nabo nyine bari babuze umva bari barengeranye bavuga ati era kwishiga agenda njye narengeranye none noneho ushatse nyine ariko nibyo hari ukuntu umuntu arengerana akamera nka kariya gakobwa kariya mukobwa aragaragara umwana uzi ko afite imyaka 22 yewe mana we wowe nireba uriya mukobwa niba afite imyaka mike uzi ko ari imfura ya nyina ndetse nyina wonye atari umukecuru urabona ntamwita mama nyina si umukecuru ariko se ndivuga ko ari umukecuru we ko bago nyina si umukecuru ntago namwita mama biterwa n'igihe wabyara niba aragutereye inda ku myaka 11 ukeka ko nuri ari kubyara 11 ufite ingahe yose nariko narakubyaye ariko niyo nahagara nzira na nyina namwita mama noneho ibaze ko uriya mukobwa ashobora kubatungana ufite imyaka oya uriya mukobwa ashobora ufite 21 ufite 31 ubwo bishatse kuvuga ngo bagutenda ku myaka 10 ya aho nakubwiye ko wasaze nakubwiye kuri Kivume umwana w'imyaka 11 arabyara habuzwa n'iki rero ko wabyaye se ntureba mama wanjye aza kuba hariho ari nyogokuru wawe ikigero neza abangana n'uriya mukecuru bivuga ngo nimba nari imfura ya mama uriya mukobwa akaba ari imfura ya nyina bivuga ngo uriya mukobwa turangana ukundana n'abakobwa tungana ari njye kubyara wabuze bato wa mwana w'umukobwa nahora okay none ka tubyihorera ibyo kuvuga ngo uzokundana ariko ngewe ndakwihanije ntuzongeye gutera urugo rw'abandi ntubatunze ikindi kandi waba ufite amagambo waba ufite umunwa muremure ibyo byibwumanane mu rugo iwawe kuko ngewe yabimbwiye afite agahinda y'abantu ku buryo nyinjira mu buzima bw'abana umwana w'umuntu arakuzabyara nawe uzabyara nawe uzareba umva ubabare bw'umwana kandi ngewe no kuko Imana uranzonze umereye nabi ungeze ahabi uza amahirwe yagize nuko namusanze wawe buriyo duhurira mu muhanda noneho ngo arebe ngewe mama Yvan ngewe arebe imfura nabucura ahubwo nzanamwica bamuhambi murashe kuzahura nawe narakenga mutera icyuma bakamfunga ngubuze imfura ati biheko ararebye arabintesheje ageze no kuri bucura ku mwana wawe ahubwo kira kinuza ubundi igiki kiraki umubwira ashaka uburyo asubira muri Amerika nubundi kuza hano nta kintu yaje gukora nese yaje gutesha umutwe sasubireyo rira nanjye iki kintu ndagishaka okay ahubwo yaba bare bapanze vuba nkabona mumviriye hanga nkasagara ese ntimuzajyana njyana ngewe njyayo none ni usoye muzajyana se uzanga yingiyeyo akira muri Amerika ariko ubundi mwohereza y'umuntu ubundi icyo gitekero wazugize nicyo yamwera muze mukamvira ngo mubwire rero bwira umuhungu wawe w'imfura umubwira ati rero dore umushinga wakuzanye hano rwose wawuperforminze neza uhandoringe uwusigira abandi banyarwanda bawuyobora performing no guperforming ibiki abundi ukugira ute ibyari byo byose uvuze nago bindera abisobanura bivuga neza koko kandi icyongereza kivuga buhora ariko ikinyarwanda cyo nuko ari cyo nzi hejuru nuko ari cyo nzi riga ntugire ngo ngewe navukiye hano i Kigali impamvu n'icyongereza ntakizi avukiye iyo ngiyo nyine mu ntara iwacu se nahise Kivumvuri ntajya babwira ko yaje kunsaba iwacu byagiye nyine ibintu nako ndakwiyama sinshaka uriya mukobwa wakoroza niyo akarabye wakoroze riba nanjye wandoze ashaka ko yatarakarabye ndogiye ku isahani wakurogeye mu bwonko niwe wakwishe nabi tuzahora turwana atari wowe se ahubwo atari wowe reka nkubwire nimba hari umwana nakundaga mu bana banjye wari nomero ya mbere mwana wanjye kugeza naho mbwira abantu bose ni uriya mukuru ntawe uhari uyu mukurikira nimba bibananira kubivuga mujye munyita mama Yvan
abantu bose bakanyita mu Yvan kandi mfite imfura mfite umukurikira none bajye bakwita none urandumbiye ubucura bwanjye umwana gutyo w'umusaza muzima njya guhangagurira yawurute njya kubyuka mu gitondo nkakorera poriki ukamusiga unyibwirira amagambo ushaka none se amagambo ushaka ubwo numva iki utaba wumva we niki muzanire biscuit cyangwa yawurute ego uracyari umwana sawa muzanire iki sawa usibye umva nkubwira gatebo ugereramo abandi menye ko kakusomera kakase cyane muzanire yawurute se ako se wambabariye cyangwa baguhakana iki yewe ngubu mwanzonze nk'ubu umugore wanjye yarakaye kubera mwebwe uzi itegeko ngiye gushyiraho ndashaka kivumvura hazira yemubwiza ukuri mwene mugabo wanjye ndashaka utanga amategeko nk'umugabo muri uyu rugo Yvan nongera gusohoka kandi uzamuvuna amaguru cyangwa urashaka kwahukana nangize ngo wenda uje bate nibidakunda uzigendera ese nahukana njye ko nganire gutya mfite cyangwa ngize ngo rikara agacecuru wirirwa witanye ko bukwe katagira umugabo kindana n'umukobwa we barangiza bakirwa uburaya bwabo butonara mu bana banje ora mukecuru buriya warorutse umuntu ushasha atagira umugabo ataranapfuye uretse ndashaka gusubirayo arasetse ufite umugabo kivumvure koko nuko nta museka ni data baburo harimo mbona guhamagaye sibyo agenda buranarebe man abizi ko musoma usanga ubona iyi simuza nawe ariko akanya ndabona ndi ariko tugomba kucyumva ibintu byose bidashoboka ukereka nyine nje bugufi kubera ko umukeneye man namba nkubwire urabona bro wabibonye neza yuko ari kunyinjirira si rimwe si kabiri umbwiye yuko umubonye wanyu niyo mpamvu naguhamagaye kuri phone man uriya mujinje nashatse no kumukoma ndavuga ni nazamukoma ngo bikongera ikaba amafaranga asabubwo oya ngiye ntabwo nyishaka kwiteza ibibazo kuko nasanze vie wawe harya ngo kanaza kubahuka ni yuda man uri yaje haje gusanga ibivumvura ibyo ngiye byazamvumvukana ndavuga ni wapi ibintu byavumvum ntabyo nyeneye mbongire bro ndashaka yuko garamfure wanjye acika ari iwanyu nakururukura afitanye n'ura mukobwa ndashaka kucika kuko umuntu abona yuko ngiye batangiye kumbangana kandi ikindi nacya kidaza nako imana ra sheri wanjye nawe wajya bamutemye mu mutwe ese imana urabona umuntu ngo nuko ari wo hanze ahise ahuba birarangiye ibintu byose byaba ari kuvuze buriya nabi tweta tubisenya byose byose ngeze mva muvuga nabi ngiye nta kintu nakimwe bakuriya n'uri uzana wikurura yisiga sigare aho man cyangwa ngiye umbwire ni yegire kese papa wawe bite muraburiza direct ura mwene wanyu uhita ubibona musaza atinya nyina papa musabigerageza urebe man ibintu yarankore ntago naguteye stories byo mva mubwire bro cyane twiganiye kuri icyo kibazo mfite ubundi kinyamure wigende oya ngenda gufasha nta birenze ikintu cya mbere nshaka buzura muzado mubwire umwangisha mu bwati cya gitipe cyo hanze cyavuye gisiza abagore n'abana cyavuye buriya n'ubusanzwe yarwaye sida ibintu nk'ibyo ngibyo mu mwangisha ku buryo umukobwa yumva yuko nta nabiriye ntago yumva yuko kumbangamira ma cyangwa se mbwire nk'amafaranga umunkomere nk'uko wankomye n'ibyo bimba byaba ari rivaso nimba byaba ari iki sinzi ariko ngewe ngenda gufasha suri niga yanjye se wambabariye ngereka akantu mugukubite nka gift umuntu ngewe muhuza icyo bita guhuza ariko muhuza seriye bya bindi bya nyuma umva singiye waraye ntabwo ndi kubasha gusinzira ndi gutekereza uburyo rw'agaramfure rwavuye hanze rukaba runtwaye inana ega nta kibazo cyawe ni kimwe ibintu byawe ni byiza ariko ufitemo speed nyinshi cyane speed man reka nkubwize ukuri ajya bavuga ngo hari igihe ngo hari umuntu umwe yigeze kugenda abona igiti cy'umwembe tuhari tu abaho no mwembe ntabwo urashya neza kangubuke nzawurya wahize ibyabaye uko bawurishije umunyu abihuze nyine subize iyo bihuse igihe icyo ari cyo cyose iyo uri kwihuta nyine ibintu byose ubikora nk'ubihuse ngewe reka nkwereze tubikore nka operasiyo rimbe uretse operasiyo rimbe umuranyo kabisa ngiye ibyo ngibyo ntabwo wazumbwira ngo operasiyo rimbe ni iki ko ninjye uzi ukuntu nzabikora ahubwo weho unkubise fe de mission uri kumva nkubite fe de mission nyihagararemo neza ku buryo n'umuntu ntazagaruka neza asanga ngiye mwiteguye ndi tayari ntabwo nk'uha amafaranga nta nubwo ndi buguha amafaranga utarabanza sensabye amafaranga ngewe nyine nawe ndikubwira nta nubwo navuye ngo nzaguhemba ntabwo nk'uha amafaranga utaranyeka igikorwa bivuze ngo niba ushaka amafaranga agira akantu ukora kamwe akantu kamwe
nuko nguko nzajya noneka nese ngo kwita ngewe nsabye ko nkwereka akantu kamwe ngiye nzajya noneka biri seriye kandi sawa uri kumva we mwene wanyu mva ikintu ugiye gukora ugiye kunyohereza kuri mesiyo usigaze hano ngaho bwiye abantu hano mu rugo yuko bagomba gushaka amafaranga y'iki yo kuvuza ngenda yatanga ko hagati yo kuba impumyi kugendera ku mbago byana bya birimo kaskwita none ndabikora gute umuntu wamubuza gute umuntu nkuriya wigize kasha mwana uzi ko omoye wowe uhaguruka urimo uragira muravuna hano uzabigira ukuntu we wazaga n'ukuntu we aza well I need two things between the different equals minus baby girl what you see is what I'm see you got me chunge neza niba utarasaze mu mutwe wapi man is any drips like a my nigga see what I'm talking about that's how we get it sawa nyine tu pompunyunya se mani gabanya ibintu bya buraga aho ngaho zindi za silenge mamutera ikintu nshaka nuko grand frère acika kuri mwana ikindi uramwana ushaka uburyo mwangisha grand frère ku buryo yimva ko nta hantu bahuriye agukunde wowe mwigirira amahoro man agukunde none se ariko itumva bro nakubwiye ko banza ukagira ikintu ukora nkabibona yuko uri mu kazi n'ubundi muntu ubwo bwakamuza ngendo ku cyo kintu cyabananiye mana abantu ndabikora nimugora ndakagushyiriraho esanga ndi bro mbeshye wallahi twaza kubyenga iminyaga suko kubeshya ndaguha man mwizere man ngi gukeneye ntago ari wonyene ukagihuba kinimbu nyene nanye mpamvu ngomba no kwirya hari akwereka akazi nzagakora neza nyine byatagusanga no ndumva imodoka umva se mubwire wowe ikiri bukore cyose sibyo Nitegure nabi cyane aho muri ko affaire yo gupompa unyunya safari kabisa mama ajya avuga ngo yarapfushije ariko yaba yarabyaye wowe yarapfusha yo mama yo bilinga mugabo yo bilinga aso agega mama ni byatagusanga hano ayibaze ducakiranye ngaha hanze bagaye ukwita numa nkigira nk'agasitati ibyuma shanza bizaguturitse ikintu cyitwa gatuza naragiteruye nari mpereye ese burwana niki avuga ngo iki nari mpereye ari uhwereye nari ntago ndarya wamuhaye bamvura umusore bya danje Mike Tyson ubi cyane niwe uri umugabo aterura kino ewe terura yewe we ase Patrick unabishobozi aha yigize agasore ngo yarambwiye ngo ibyana ngo tazamwanga kuko ntabwo banamwanga rero ubu abahagaze adatera icyuma utarajya kumukobwa gutereta yezo izo waje ntago zizongera njya nkumva wihengetse njya nkumva wihengetse wowe ntago ngiye najya muri ibyo bintu Gabriel nafashe gahunda yuko nzatereta ari uko wavuye muri urugo uravuze ngo naragumiwe nanze kuva no nagaragumiwe akubira hari ikintu utazi ngiye ujya wumva ndi kuvuga ngo iki ni iki manwana kugira ngo uryo mama aba yarihiririnze akabyara abana beza amatoso kibyara ibyana bimeze gutya atazakora iki atazahomba atazahomba yashoye he yarashoye babarira akoda yarashoye izina ry'Imana reka nk'utwo turinete twanjye tukubereye wajyaniwe twaremewe ariko rero kugira ngo nyagukureho nicyo kibazo reka ngenge ndwana mfite impamvu ituma ndwana pe kugira ngo nyagukureho nicyo kibazo uri mwi urako ku bindi bipangu wajya wandikaho ngo hano ngo hari kampani runaka icunga umutekano nyine ndashaka kuzashyira icyapa hariya ku gipangu giseriye uru rupangu rufite umukobwa mwiza sibyo ako nta mafaranga mfite urabizi iyo ubyutse untera ngo nta make nyine reka mu bintu utabura byo bitabaho n'amafaranga ntashobora kubura si ukubeshya ndabizi iyo ubyutse untera imitoma adakura niyo haba habaye inzara y'amapfa n'ibiki byose nyine ayo kuguha nayo mfite
ndabizi ubwo ubyutse unyitereshwa Wasabye mbwira amafaranga utama wayahane. Nyine ubwo ubyutse unyitereshwa ubutama. Nyine mbwira amafaranga utama wayahande. Nayo mfite. Mama afite amafaranga ye ibyo birahagije, it's okay. Anko aba afite amafaranga ye nabande bose. Hanyuma we kutayafite. Cya amafaranga yawe niyo yanjye nyine. Ngende umufuka wawe. No, ku note ya 500 yari abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Ninjye nawe tuvuye ku ishuri. Awa. Anga kubyemera none. Ese bafiye n'abasigaye baba. Kibagiye za gacuriro. Yego. Hirya. Naho ara muri za ya midugudu y'abakire. Magaye Patrick akamamaza yo kunywa ko. Ako se we nta muntu ufite. Ijwi ryagiye kwera kwa hagira. Patrick. Ngwino. Ubundi ibintu utankorera uba wumva uri bubikorere. Ase ndi umugabo wawe. Ibyo nibyo Ndi umugabo wawe, ndi umugore wawe ndi cyawe. Ibyo ngibyo ari byo mvuze. Ese we ubwo urasute? Yabaye iki? Reba kuni uteka n'imipira isa gutyo. Shawe mama zakwica. Buri reba nawe. Ugatentire karakubira atangiye nicyo kintu mba nabonye. Ehe. Umva se nyihera amazi yo kunywa rekana na Brian. Mama zakwica reba uwo mupira ukuntu usa. Ubutetse muntu utambaye na yanuze. Cya kiboro yakoresheje ngo cyo guteka yambaye azakwica. Mutaso ngo dufite mu gipangu sha. Ese ntabwo ara mama ntabwo mama aramubona na zira tete. Azabwira. Azahita amubwira ko ariko byagiye. Azatangira. Ibyo bisatsi byawe. Tega amatwi nkubwire. Niba udashoboye kwiyogoshesha uzabikureho byose. Telefone yangiriye mu kamenze kugereka mama. Yahita yiyabura none. Yahita avuga ati no. Asa ayo mazi ugiye kuyavoma. Abana banje. Pizo. Urumva ndetse burambwira waje kunkorera umuti shawo. Nta mafaranga mfite bridge mbabarira. Ahubwo kuma amafaranga babigutwaye. Ako se wankoreye iki? Iri uri kwiteganyiriza. Ambonye ko ndazara amazi hotel. Merci. None se. Merci. Ubwo kuzuza amazi bikomeye. Bizi ntago nkunda ibintu byuzuye. Amazi makenya ari ikintu cyakigufatamo hano amazi menshi. Ariko wabonye ko nabakazanye. I want to cheat with the big boss. Bamaza ibyo bisatsi do. Cyo nzi cyazafata icyo. Nabikubaza by'ibisazo uzahita umubwira tuzi n'ibindi mail turi muri vision. Yes. Mumiri no nasigaye nambwira ngo ni sawa nagabe bizi. Mimi asigaye nambwira ngo ni sawa. Sikamwe ngo sawa. Nasa gasagurwa rupira rusa gutyo nabwo arakubwira ngo ni sawa ndaza. Nandi gukora utuntu dusuka mu kiko. Ibyo ukora byose sindi ubwiriro. Uteke vuba. Ikiryo cyawe bombe nibo bana. Ukeneye kurya iki? Ibiryo by'ubihari byose nibyo ni. Ukubiza aratoranya musaza wawe. We ibyo ukora byose wagera gute? Ngiye ntabwo mpamvu narya ni ibihaza. Ibindi byose. Ahubwo nzarya ibiryo by'inka n'iby'ihene. Cyane ibyo bikombe bye baharunga. Dore ngo wamujyama waraje muri helicopter none. Turi hano. Uri igicucu jaho. Tubona amanutse mu mutaka. Inzobe yawe. Nkahita nkubwira ngo iki? Pakusenti we turahanze. Sibyo. Muri abashuka dukora agasarade. Nabyo nkora uyu munsi nta kintu nshaka gukora. Yego. Na mahoro kabisa rafiki. Shamani ni fresh kabisa. Umubwiye kuri hano? Nanjye mba nanga ko azamenya deal zanjye nawe mani. None se wambabare ukamfasha ukanyerera gahunda nkuko nazikubwiye. Eriga mani. Bibaye ibingibi nkwaye deal nturapanga ngo byibuza. Ikibazo nakuye ko amafaranga nzayaguha byibuza ari ikintu watangiye uvuga iki mu gahunda zawe. Naga ari ikibazo cy'amafaranga mani Yvan. Nokuri. Naga ari ikibazo cy'amafaranga kandi nta nubwo ibintu byananiye mani. Ahubwo ikibazo kiri kubaho tipe ntabwo turandamufatisha. Sinzi ahantu bajya guhurira kabisa. Nakomeje gutegereza niba azaba ari hano ngaha nkahita mufatira nahana ariko ntago na rimwe ndambona. Nyine ubwo akazi kakonaneye nkire gundi. Ntago ari cyo bishatse kuvuga mani. Urumva ntaga kugufasha ngo bigende gute. Riga nanjye ntago mbyishimiye mani. Ese ubu ninjye utabona kuntu hangayitse. Ngamiye byasana kabisa kandi nawe sinzi niba utabibona. Ndabibona mani. Kindi kandi nawe wasanga ugera hano mara kuva hano wangize ukagenda ukancumbe kuri amukobwa ngo tipe ni fake ngo nta kintu azakugezaho wangize ukaza unyigiraho mwiza. Akubwo niyo naba babisi koko ntagera kuri urwo rwego maniga. Wallahi ntago najya kuri urwo rwego ahubwo wowe reka tubihigiye
tipe ntago araza hano ngo mubone kireka ahubwo niba Brian bajya kubonana bakagenda bakajya abona gubyo n'ahandi hantu none se we yagiye asohoka kubizi yuko ikibazo uzi kimwe nakubwiye ikizi yagasohotse nkamukurikira ariko ikibazo ni transport kumbona ndi kuri moto nabyo ni indicate ndaje gusigire veni ahubwo ibyo ngibyo nibyo fresh nese uzagiye bazajyana ku modoka ugene na moto ni cabs direct kujya nyine nukwifima ku buryo niba nahagarara ahantu mbwira umuntu ati we hagarara hano ngiye nkakurikirana amakuru ukuntu ibintu bimeze ni ngiye mutasi wa mbere ndashaka uzamfatira ifoto bari kumwe ifoto nta video ushaka gusabye ifoto video uyibonye nayanga bro reka nkwicyizere nkuremere icyizere umutima ningiye mutasi wa mbere utaranirwa mission mission yo nyigiyemo nyigwamo mazima gutya yose gramfa yanjye zari kabisa bro mba ngiye sinyirasha no gusinzira ahubwo se wewe ntago ujumugeta bari nko kuri telefone ngo ngise man ngiye sometimes ari genjya mubona mbona ibintu barimo nka mwumva ise ramfasha kerere umva ikintu ndibuza kugufasha izo 20k nuza kuzinkubita ubwo ni nkaho mission ndabanyinjiyemo neza ndatangira mbikurikirana kimwe ku kindi ko se baso wadyuka mu mugendo kamikatira abona mutipa Yvan wabonye ko nta mutipe buriya ntari birye maneke nani birya erega nukuri kw'Imana ese wagigenda ukamu mbese umuntu ushobora gushora amafaranga angana gutyo kugira ngo urukundo rugume rufite security yarwo ubwira ibirya ese niri nashoramo yiri birya bari hari oya ntago ari nshatse kuvuga ahubwo nibyo ngibyo nayo ni indi mission nayo ndaza kuyikurikirana buriya ngiye na Brian turemerana bya turanumvikana kugenda nkamubwira ati ngewe Yvan nubwo nakoze ibintu bitari sawa maze gutekereza nabonye ndasanga yuko niwe mutipe mugomba kuba muri kumwe mu buzima bwawe ndabeshya Muse ntumva kuvuza kanone wari kubeshya ndaje ngende mbikuza amafaranga hanze nyabukaraga si byose oya wananywereza kuri phone ntarebe nta nubwo ari impamvu yo kongera kugaruka rero ngiye nkurikirana feri ntumve ko bimeze sibyo byakare ngo umuntu nyenyeri 0.8 miliyoni gutyo rimwe amazera 6 nize ngambwe umwereze miliyoni oya oya wowe reka rero nongezeho izo gahunda gutyo buri munsi mbabara ntuzaramirwe telefone yanjye bro giye kuzajya nguha update reka nigendere wanjye haribe maneko kandi fresh man wakoze kuza bro rega buragenda kwemera abe naga bamwe bakeka ko ari bisasi gusa siko mbibona kuko sinye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo